kuva kuri My Life, Lollipop, Amelie, John n'izindi mwakunze, Lil Wayne uyu munsi afatwa nk'umwe mu nkingi za mwamba mu njyana ya hip hop ku rwego rw'isi kandi mu bihe byose. Gusa nyuma y'ubwamamare haba hari byinshi bitwikiriwe n'amarido tutabona. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima budasanzwe bwa Lil Wayne. Mbahaye ikaze. Wayne amazina yiswe n'ababyeyi ni Dwayne Michael Carter Jr. Uyu yavukiye i Holly Grove, imwe muri karitsiye za New Orleans, aha hari tariki 27 Nzeri 1982. Lil Wayne yakuriye mu buzima bukakaye cyane. Ababyeyi be bahise banatandukana afite imyaka 2 gusa. Ndetse inzozi zo kuba umuraperi yazitangiye akiri muto cyane. Ku myaka 11 gusa Lil Wayne yaje gusinya muri Cash Money Records. Icyo gihe ahita aba umwe mu bantu bato cyane bari basinyishijwe n'iyi nzu yafashaga abahanzi yari ihagarariwe na Birdman, benshi banamwita se wa Lil Wayne bitewe n'uburyo yamureze akanamuba hafi mu rugendo rwe rwa muzika. Uko iminsi yagendaga ishira indi gataha, ibitaramo byarakubitaga bikuzura, amasede sinakubwira baragurisha, gusa ibi byishimo bisa nkaho byari by'igihe gito kuri Wayne. In New Orleans, aho Wayne yari atuye, haje inkubi y'umuyaga izwi nka Katrina. Iyi yasize karitsiye yose ihagaze ku busa, amazu yose irakubura. Icyo gihe Wayne yatakaje inzu ye, umujyi urasenyuka. Wayne yabaye umwe mu bahanzi bakomeye, yegukana za Grammy Awards nyinshi ntarondora. Ariko nanone ni umwe mu bantu bahuye n'ibibazo byinshi mu rugendo rwe rwa muzika. Ibi harimo gufungwa azira gukoresha imbunda n'ibiyobyabwenge. Nyuma y'ibi haje kugaragara inshuro nyinshi agwa igihumure, yaba ari ku rubyiniro ukabona yikubise hasi. Benshi bakavuga ko ari ukubera akoresha dose, ingano nyinshi y'ibiyobyabwenge. Gusa nyamara ahubwo biterwa n'uburwayi bw'igicuri akunze kugira bwamwibasiye kuva kera. Nanone kuri benshi bashinja Lil Wayne ivanguraruhu binyuze mu ndirimbo ze, bavuga ko yibasira abazungu, hari icyo yabasubije. Yagize ati, njye muri rap yanjye mvuga ku byo nzi, ibyo nahuye nabyo. Niba hari uvuga ko ngira ivanguraruhu, uwo nuko abatumvise neza imiziki yanjye. Ibi koko ni ukuri, kuko ubwe yigeze gutangaza ko atazi ivanguraruhu. Mu gihe abirabura benshi batuye Amerika bavuga ko abazungu babanga bakabakorera ivanguraruhu ndetse abandi bakicwa, Wayne we ntiyemeranya nabo. Aha yabaraga inkuru y'uburyo rimwe polisi yaje gusaka mu rugo yarimo kuko bari bafite amakuru ko harimo ibiyobyabwenge n'intwaro. Ati, haje abapolisi benshi. Icyo gihe nari nirashe mu gituza ndi kuvirirana nyuma yo gukinisha imbunda. Bose baraje bakajya banca hejuru aho nari ndyamye. Nuko umupolisi umwe w'umuzungu niwe waje abwira abandi bose ati, ariko muri abasazi, ntabwo mubona ko aha haryamye umwana muto uri kuvirirana? Icyo gihe yahise amfata anshyira mu modoka, ahita njyana kwa muganga, nta nubwo yategereje ambulance. Rero rwose iyo muvuga irondaruhu muransetsa. Njye ntaryo nzi kuko natabawe n'umuzungu. Abirabura bagenzi banjye bo bandusha no kwirabura bo baransize ndyamye hasi. Aha hari mu kiganiro yagiranye na AP. Kugeza ubu wavuga ko Lil Wayne ari inyenyeri ikomeye ntiyababeshye, kuko ni benshi yabereye urugero. Abandi abakundisha injyana ya hip hop cyane cyane binyuze mu miririmbire ye itandukanye cyane yihariye, dore ko afite injyana itandukanye bitewe n'uburyo avuga mu ijwi risa n'irisaraye. Kugeza ubu Wayne si umuraperi gusa, ahubwo n'umushoramari. Akaba ari n'umuhanga mu bijyanye no gutunganya umuziki. Akaba umwanditsi mwiza, dore ko hari na benshi yandikiye indirimbo, ariko nanone hakaba ubwo ajya muri studio akaririmba ibimuje mu mutwe, ibyo bita freestyle, kandi bikavamo indirimbo iryoshye. Ndetse hari zimwe mu ndirimbo yagiye akora nyinshi muri ubu buryo zanakunzwe kugeza uyu munsi wa none.